ese ujya wibaza uko isi izaba imeze mu myaka 10 iri imbere? Tekereza ubyutse ugasanga imirimo myinshi yakorwaga n'abantu isigaye ikorwa n'imashini. Abanditsi, abarimu, abashoferi ndetse n'abaganga. Hari aho AI iri kubasimbura buhoro buhoro. Ariko se ibi ni ukuri cyangwa ni inkuru zo gutinya gusa? Uyu munsi tuganira ku ikoranabuhanga rya AI, harimo nka ChatGPT, robots n'ahazaza h'abantu. Ndakwakiriye nge mugiye kubana nishimwe gire. AI bisobanura Artificial Intelligence. Ni ukuvuga ubwenge bw'ubukorano. Ni uburyo imashini yigishwa gutekereza no gufata ibyemezo nk'umuntu kandi yihuse cyane. Urugero rworoshye abantu benshi duharaye gukoresha. ChatGPT iyi ni AI ifite followers benshi cyane. Ushobora gusubiza ibibazo, kwandika inkuru, gutanga inama ndetse no kugufasha mu kazi ka buri munsi. Ibi byari ibintu abantu bakekaga ko bidashoboka mu myaka yashize, ariko ubu birabaho. Ibihugu byinshi cyane cyane mu Burayi, mu nganda zabo robots ziri gukora imirimo yakorwaga n'abantu. Mu nganda zikora imodoka, robots zikorera ku murongo wihuta cyane nta bunebwe zigaragaza. Mu mahoteli amwe hari robots zakira abashyitsi. Mu buhinzi hari imashini zihinga zikanasarura imyaka. Ibi bituma abantu bibaza bati ese ejo hazaza hazasika abantu badafite akazi? Ukuri nuko AI ishobora gusimbura imirimo imwe n'imwe, ariko ntabwo ishobora gusimbura byose. Hari ibintu AI itashobora gukora neza, ari byibi amarangamutima, emotion, guhanga udushya, creativity nyine y'umwimerere, gufata ibyemezo bishingiye ku mutima n'ubunararibonye. Umuntu afite ubushobozi bwihariye AI itageraho byoroshye. Nubwo AI ifite inyungu nyinshi, hari n'ibibazo ishobora guteza. Abantu bashobora kubura akazi, amakuru y'ibinyoma fake news ashobora kwiyongera, hari n'impungenge z'umutekano security risk. Niyo mpamvu ibihugu byinshi biri gushyiraho amategeko agenga ikoreshwa rya AI. Abahanga benshi bavuga ko AI izakorana n'abantu, ntabwo izasimbura bose. Urugero, umuganga ashobora gukoresha AI gusuzuma indwara, umwarimu agafashwa na AI mu gutegura amasomo, umuhanzi agafashwa gukora ibihangano. Bivuze ko uzamenya gukoresha AI neza ari uzatsinda mu gihe kiri imbere. Niba uri kureba iyi video, dore inama 3 zagufasha. Tangira kwiga uko AI ikora, gikoresha tools nka ChatGPT, uyigireho byinshi. Tekereza uko wakoresha AI mu kwiteza imbere. Hari uburyo bwinshi wakoresha AI ukinjiza amafaranga. Ariko se niba uticaye ngo ubyige uyikoreshe ndetse igufashe no mu mirimo yawe ya buri munsi, gutunganya amafoto, mu masomo ndetse n'ibindi byinshi, uzavuga ko isi itari kugusiga. Isi iri guhinduka cyane. AI ntabwo ari ejo, uyu munsi. Ikibazo si uko AI izahindura isi, ahubwo ni wowe uzayikoresha ute. Andika comment yawe, ese AI ni amahirwe cyangwa ni ikibazo? Niba ukunze iyi video, kanda like, subscribe kandi usangize n'abandi.